uyu munyeshuri wize muri University of Rwanda College of Education avuga ko yizemo imyaka igera kuri 3 gusa, ariko akaba afitanye ikibazo gisa nkaho gihuriye n'inguzanyo yagiye ahabwa muri BRD. Ndatekereza BRD murabizi ko ari ikigega cy'imari gishinzwe gufasha amashuri na za kaminuza ndetse no gufasha ibijyanye n'imishinga yagutse. Kikaba cyarashinzwe mu buryo bugenda wenda umuntu iteza imbere, ariko hakaba harimo n'agashami ko gufasha abana banyeshuri baba bagomba kujya muri kaminuza. Aha ngaha ndajya wenda byibuze mu byumve neza, kubera yuko ushaka kuba umunyeshuri wiga muri kaminuza arimo afite ibyo atumvikanaho na BRD cyangwa se iyi banke ishinzwe gufasha abanyeshuri. Murabizi ko kuva na kera abanyeshuri bari bakabona za buruse bahabwaga, hari abize muri Safari, ibindi biza muri REB biragaruka. Urumva rero aha ngaha noneho BRD ni ifite inshingano zo kwita kuri abo banyeshuri baba barahawe buruse cyangwa se scholarship bakajya kwiga, ariko noneho akabavugwa yuko uburyo bakarikira amafaranga y'inguzanyo bibabaje, aho usanga byibuze umunyeshuri wize imyaka 3 muri your College of Education yarahawe inguzanyo y'imyaka 3, iyo bagiye kumubara ashobora kwisanga azishyura iyo nguzanyo mu gihe kingana n'imyaka 22. Nyamara undi munyeshuri biganye muri segonderi bakajyana muri iyo kaminuza imwe, turavuga nyine y'urugero yatanze urugero ya UR College of Education, ashobora kwishura yanguzanyo mu gihe cy'imyaka 5. Ibi rero byahise bihagurutsa bamwe mu banyeshuri, harimo n'uyu nguyu tukwifashisha warekaramye, aza yibaza ikibazo kimeze guhita ati mugomba kumbwira amafaranga ngomba kwishyura. So uyu munsi nagira tuzi nyuma gatoya tubiganireho turebe mu by'ukuri ibintu bibazo biri kuba. Murabizi ko umuntu wese agenda yishyura kijyanye n'amafaranga agiye ahabwa na BRD ku banyeshuri benshi cyane, ndetse no mu karere ko hecara amazu yuko hari abo bagenda bayakata, ariko hari igihe bagukata amafaranga utazi mu by'ukuri ngo uzishyurwa nani uzishyura amafaranga cyangwa se BRD zishyurwa amafaranga. Ndagira tuze kwiganiraho twifashishije ikino kimenyetso turi hano turi kumwe. Wowe dukurikiye kano kanya muraza kunyemera, kubera yuko ndashaka kujya tuganire kuri kino kintu umuntu aze kurangiza kino kiganiro amaze gusobanukirwa neza n'isaga iri hagati y'uyu munyeshuri uvuga ko yize muri College of Education. Ni umunyeshuri witwa Sylvestre. Uyu Sylvestre yagize ati nge nize education imyaka 3 muri University of Rwanda College of Education Rukara Campus MPE. Ati mwansobanura uko izo miliyoni zabaye calculated cyangwa se uko mwazishize muri system cyangwa se mwazikalculatinze. So ahangaha haragaragaza yuko total loan bamuhaye ihuje na miliyoni 9,745 n'amafaranga 800. Burumva nyine yabimenye ashaka kureba mu by'ukuri amafaranga azishyura mbere yuko agomba kudekarara bakatangira kwamukata. Aha rero BRD niho yaje musubiza cyangwa tuze kuza kuganira, ariko namwe muze kumbwira mu by'ukuri nimba ino mikorere ya BRD nubwo nyine igenda ifasha abanyeshuri cyangwa se abantu benshi batandukanye yafite imishinga, niyo mu kugenda muhuza kuri kino kintu. Kuva kera kwa tuzi neza yuko umunyeshuri uhawe scholarship cyangwa byane twitaga buruse ku bantu mwiza mu Gifaransa yabaga abonye isa nk'ishimwe leta yamugeneye, kubera ko icyo gihe wasangaga umwana ujya kwiga education hari kuba mubwega yuko najya kwiga education hari amafaranga runaka atazabazwa nyuma yuko arangije. Imbere babyitaga buruse, aho umwana yigaga hembwa ibihumbi bitegera kuri 25 nyumeza kwa 25. Ubu barabizamuye, wenda abantu biga muri kaminuza mwaza kutubwira muri komanteri, ariko noneho uko byatangwaga cyangwa se uko byagenwaga wabonaga bifite ukuntu byubatse neza. Uyu munsi rero nkaya nibaza niba koko harimo gufasha wa munyeshuri wakoze neza, kuko iyo asohotse ava muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se ahandi bamwohereje akaza gahura n'undi mwana wize private, usanga wa mwana wize private ari wa mwana bavuga yuko we atavunitse cyane mu kijyanye na financing cyangwa se kwishyura, kubera ko n'umuntu wishyuriwe bamucalculating cyangwa se bamusaba kuzishyura inguzanyo nini cyane. Ware wa wundi wagiye kwiga muri private ugasanga yishyuye amafaranga make, ndetse ariko wareba balance y'ukuntu wenda bize ugasanga wenda wize bamwishyuriye kuri buruse ya leta cyangwa se buruse runaka we yize neza kubera ko yafashe igihe cyo kujya kwishara ku ishuri, ariko wagereranya na wundi wize muri private ugasanga imivunike ntago ari imwe. So aha ngaho wenda nzahagarukaho mu kindi kiganiro, ariko nagiye mbabwira mu by'ukuri
ubundi BERD ifite uruhare runini mu rwego rw'uburezi mu Rwanda, cyane cyane mu gutera inkunga abanyeshuri bo muri za kaminuza no gufasha ibigo by'amashuri kubona ubushobozi bwo kwagura ibikorwa byabyo mu buryo butandukanye. Mu yandi magambo navuga ko BERD niyo icunga ikigega cya leta gishinzwe inguzanyo n'inkunga zihabwa abanyeshuri bo muri za kaminuza n'amashuri makuru. Bivuze ko abanyeshuri bemerewe inguzanyo basaba binyuze muri Mineduc, hanyuma BERD ikayicunga, ikayitanga kandi ikanayikurikirana uburyo ki izishyurwa nyuma yo kurangiza ayo masomo umwana baragiye kwiga. Ku birebana n'amashuri na kaminuza, kuko naho BERD usanga yibonamo, BERD ubundi ishobora gukora ibintu bijya ku bitatu bijyanye n'amashuri na za kaminuza, aho usanga BERD ishobora wenda gutera inkunga ibikorwa remezo by'amashuri nk'inyubako cyangwa se za laboratoire, no kubaka za laboratoire nyamara bizi ko BERD ishobora gushiramo amafaranga, ikaba yatera inkunga ijyanye n'ibikoresho by'amasomo n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, ariko mu byo kuzamura ireme ry'uburezi cyangwa se ibyo twita quality of education. Ishobora none gufasha kandi amashuri makuru na za kaminuza kubona ubushobozi bwo kwagura serivisi no kwakira abanyeshuri benshi ku kigero batari bafite. Aha nanone hakazamo usanga nanone iyi BERD ifite umushinga munini cyane kandi wavuga ko ari mwiza, aho muri gahunda zayo za mbere BERD yagaragaje ko ishaka kongera uburyo bwo gutera inkunga abanyeshuri bigenga bandi twita private students, biga nyine bishyura cyangwa se badafashwa na leta. Hakaza imyuga n'amasomo ya kinyamwuga byane twita TVET, ndetse no gutanga ingwate zafasha abanyeshuri kubona ubushobozi bwo kwiga mu buryo bworoshye cyane. Ikibazo rero gikunze kuvugwa mu banyeshuri benshi cyane harimo kwishyura inguzanyo nyuma yo kurangiza amashuri bigora iyo batabonye akazi vuba, kubera yuko nyine ubusabwa kugira wowe wakwishyura, noneho amafaranga wishyuye aba yakwifashishwa mu gufasha abandi banyeshuri bari gusaba inguzanyo. Hari abavuga ko amakuru ajyanye n'inguzanyo cyangwa se imyenda yabo atajya bageraho neza, ugasanga ntago bari gusobanukirwa neza mu by'ukuri ideni mfitiye BERD ni irihe, ayo bangurije na yahe. Ari nacyo cyagaragaye ko no mwana cyangwa se uno musore warangirije muri University of Rwanda College of Education campus ya Rukara, agaragaza yuko amafaranga bamuciye atemeranya na BERD, kuko undi mwana bigana we ashobora kuba afite ubushobozi bwo kuzishyura imyaka 5 mu gihe we azishyura imyaka igira 22, kandi bafite degree zimwe barishuriwe imyaka imwe. Ariho hazamukiye kino kintu. Rero hari abifuza ko inguzanyo wenda zagenerwa abanyeshuri benshi kurushaho, cyane cyane abiga muri za kaminuza zigenga, n'abakaba babona izi nguzanyo. Ubundi muza kunyemera wenda twinjiremo gutya, kubera yuko ubundi BERD ni iki? Ubundi BERD ubwayo ni banki y'iterambere y'u Rwanda. Ngira ngo murabizi neza ko ni banki yashinzwe ahagana mu mwaka w'1937 mu kwa 8 ku itariki 5. Icyo gihe yari igamije ubundi gutanga inguzanyo z'igihe kirekire no gutegura cyangwa se gutera inkunga imishinga y'iterambere mu nzego zitandukanye z'ubukungu bw'u Rwanda. Biva ngo bakishinga yari ifite ibyo bintu bibiri igomba kwitabwaho. Rero ahagana mu mwaka wa 1938 manibuka neza, niho BERD yatangiye gukora ku mugaragaro, kubera ko uwo mwaka yafonzwe ntagarubwo yasitangira, ko nyuma yaho gato y'umwaka niho yatangiye gutanga cyangwa se gutunganya imikorere yayo ya mbere yishira hanze. Bivuze ko mu myaka 50 ishize navuga ko BERD wenda yagiye itera inkunga mu bikorwa byinshi cyane bitandukanye, na murabizi kuko nk'abantu mukoresha BERD murabizi ko igenda ibafasha mu buryo butandukanye, harimo n'ibindi tukuganiraho. Ariko reka mvuga wenda nka 3 cyangwa se 4 by'ingenzi. Muri no myaka 50 ishize ikora ibyimaze gukora, yagiye ifasha gutera inkunga ibikorwa birimo ubuhinzi n'ubworozi. Hakaza nk'inganda ku bantu bashaka kubaka inganda bagiye bifasha BERD. Hakaza ibikorwa remezo rusange cyangwa se ibikorwa remezo bitewe n'icyo ushaka gukora. Hakaza amazu, kubaka amazu n'ibindi bitandukanye. Hakaza mu burezi naho yagiye itangamo umusanzu navuga ko usa nkaho ukomeye, ari cyo tukuvugaho kano kanya. Bivuze ko mu yandi magambo BERD ifite ahantu huriye n'uburezi bwa hafi, ari mu kubaka amashuri, za kaminuza n'inguzanyo z'abanyeshuri. Hari n'abandi yagiye ifasha wenda nk'ingufu n'izindi mishinga y'iterambere, abashaka kubaka bigira bikorwa bijyanye n'amashanyarazi, hydropower plant cyangwa se solar system energy n'ibindi bitandukanye BERD bagiye bakorana. Ariko uyu munsi mu nyeme tuze kwibanda kuri kano kantu kujyanye n'uburezi, kujyanye n'amashuri, kaminuza n'inguzanyo muri rusange, kubera yuko uno mwana we avuga yuko nubwo bino bintu bimeze gutya, mu by'ukuri yari yishimiye yuko yabonye
inguzanyo ndetse yishimira yuko yanamufashije, ariko kuba yagiye muri system uyu munsi akaza gusanga amafaranga azishyura ni menshi cyane atandukanye n'undi muntu bigana muri campus imwe, aho byagiye bivugwa yuko bishoboka yuko n'umwana ashobora kuba yarigaga ibijyanye na science akakibaza niba ubundi umunyeshuri yaragize ngafashwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira yiga kaminuza abonye buruse cyangwa scholarship, so unundi akagenda wenda umwe akajya kwiga arts undi akajya kwiga muri science, ugasanga umuntu wa science bamucalculatinze cyangwa se bamusabye kwishura amafaranga menshi cyane y'ikirengera. Biba byagenze gute, bikorwa gute? Aka kantu ko yahise avuga ati mugomba kumbwira uburyo inunguzanyo yabaye calculated. So urumva ni ikintu abantu benshi bahuriyeho, cyangwa se navuga yuko ari amakuru abantu benshi bagenda bahuriraho bavuga ati hari aho BERD dusanga kwishyuza amafaranga menshi ndusobanukiwe. Aha rero yaje aravuga ati nge nize education imyaka 3 muri University of Rwanda College of Education Rukara Campus, none mwansobanura uko izi miliyoni zabaye calculated, miliyoni zigera kuri 9,795 n'amafaranga 800 ngomba kuzishyura. Aha rero BERD iza kumusubiza yamubwiye iti muraho neza nshuti, muduhe registration number yanyu cyangwa se yawe turebe inguzanyo wafashe uko ingana tubigusobanurire murakoze neza. Ariko abari none baje bavuga ati mudusobanurire uburyo kwiga science ryabaye igihano, sinumva ukuntu nigana n'umuntu secondaire mu kigo kimwe twishyura amafaranga amwe, twajya kaminuza tukishyura atandukanye kandi twakomeje kwiga hamwe, ngo nuko department zitandukanye none nkazishyura imyaka 22 undi ari 5 kandi twese turi abarimu. You get it? Kaka twavuga haruguru. BERD education muzaduhe details zuko mukora calculation zanyu rwose uko natwe tumva tutari kunyurwa nizo service. Urumva yuko ibindi byagiye bivugwa hirya no hino. Hanaribazwa kino kintu, ese ubundi BERD kino kigega cy'imari haraho gifata umwanya kikagenda kigasobanura bano bantu bagiye gukorana nabo mu buryo kubaguza, kujya bamenye mu by'ukuri bagiye kubaguza, bazagwa laptop wenda, bazagwa school fees, bazagwa amafaranga kungana buri kwezi, icyo twita monthly spent cyangwa se amafaranga gufasha mu buzima bwa buri munsi y'ukwezi. Iyo bayateranyije nimba wenda uzaba urangiye mu myaka 3, bajya basobanura ati hazajyaho ibi ngibi, hazajyaho ibi ngibi, cyane cyane uko ni inkunga leta yatanze ku munyeshuri kugira yongere ubumenyi. Kera tuzi neza yuko umunyeshuri wigaga education cyangwa se kaminuza education babwibwaga yuko iyo wize ishami rya education hari amafaranga utabazwa, kuki ubundi bano bantu bize education bakomeza n'ubundi kugenda basaba kuba bagira ute bakwishura BERD, kandi mu by'ukuri hari amagambo yagiye avugwa mu buryo butandukanye yuko batazishyura. Muze kubimbwa muri commentaire hanga. Nagize tuze kureba mu by'iri kino kibazo cy'uno mwana wa kaminuza urimo uterana amagambo na BERD, nyamara undi wundi biganye amafaranga yamweretse yabaye calculated cyangwa se sinzi ko ndashaka mu Kinyarwanda, amafaranga yagaragajwe yuko umwe azishyura atandukanye n'ayundi kandi bariza muri university imwe, kubera ko umwe nyine yize department imwe itandukanye n'iyundi cyangwa se department imwe itandukanye n'iyundi. So mu binyandikira muri commentaire ka ndangiza nga cyangwa nsore zanga ko abantu mwese twari turi kumwe, muretse ko turabakunda ikiganiro cyo nikigaruka. Bye bye.